Muraho neza, muri ino video tugiye kurebera hamwe uburyo wakoreramo amafaranga ukoresheje telefone yawe kandi nanone ukoresheje application yitwa FMC Pay. Ino FMC Pay ni application winjiramo ako kanya igahita iguha amafaranga $1.4 angana n'amafaranga agera mu 1600 y'amanyarwanda. Ahangaha rero nta kintu usabwa, nago usabwa kwishyura cyangwa se gushora amafaranga kugira ngo uhabwe ayangaya. Ibi ngibi tugiye kubicamo. Ugikora muri link naguye muri description urahita ugera ahangaha. Ujya muri link iri muri description cyangwa muri comment hasi urebe muri link uyikoreho. Ako kanya urahita ugera ahangaha. Ahangaha numara kuhagera ikintu ukora no gushyiramo imyirondoro yawe. Ahangaha barimo kugusaba gushyiramo username, ugashyiramo email ndetse ugashyiramo na password ukemeza. Ni ibintu byoroshye, murabona ko ndimo kugenda mbishyiramo kugira ngo nemeze. Yambanje kubasobanura gatoya nanone kubijyanye na FMC Pay. Ino programu numara kwiyandikisha hari ibintu uza gusabwa by'ingenzi ukora kugira ngo ano mafaranga 1400 bayaguhe. Yareka dukomeze uhita ukora register. Iyo umaze gukora register uhita ugera ahangaha bakakubwira ngo success. Iyo bakubwiye ngo success nta kindi kintu uba usigaje. Ngiye kubereka uburyo bino bintu ukora kugira ngo ano mafaranga namwe muyabone, ndetse ndagenda ngusobanura n'ibintu byinshi nagiye mbasobanura. Ahangaha urahita uverifyinga email, bagiye kukohereza code kuri email. Reka tujye muri telefone turebe email batwohereje. Ako kanya iriya mail ushyizemo hariya bahita bayikoherezaho code kugira ngo barebe koko niba iyo mail ari iyawe. Ikintu ukora turejya muri telefone turebe application yitwa Gmail iyi, cyangwa se ushobora no kumanura hejuru nabwo uhita ubona ko code bayikohereje. Mubona ko ngiye code bese bayinyohereza ako kanya. Yangiye gusubira kuri FMC Pay kuri website n'ubundi aho narengeje no imita ngarukiza niho mutansanga biri kiramo iriya code uyishyiramo neza, nawe baraza kuguha code yawe bitewe na email yawe. Urahita ukora verify email. Ako kanya bahita kubita ngo account verified. Uhita ugera ahangaha. Iyo ugeze ahangaha rero ikindi kintu usigaje ni ukudownloadinga ino application. Ndibuka ko ino video n'ubundi nigiye gukora video imeze gutya mbere kukuntu bayikora, gusa ari abantu bambwiye ko bahura n'ibibazo byo kuverifyinga, ndetse akaba nabyo je kubabwira cyane kuko ari byo by'ingenzi kugira ngo n'amafaranga bahita bayaguha. Icyo bita KYC hari abantu byagiye bicanga, gusa ahangaha ngiye kukwereka step by step. Urahita downloadinga application kuri Play Store. Urabona ko ngiye nyifite, urasacingamo FMC Pay, uhite uyibona. Ni iyi ngiyi ya kabiri yitwa ngo FMC Pay. Iyi ngiyi urahita ukora install, uraza gusanga hariho install, gusa ngiye hariho open. Reka nyifungure noneho nyijyemo mwereke n'ibindi bikurikiye. Reka noneho dufungure phone yacu tujye muri FMC Pay. Murabona ko ijya kumera nka Binance, nawe ushobora gukoramo trade ugakoramo n'ibindi bintu bitandukanye. Noneho ikintu uhita ukora ni ukujya hariya hari aga profile hariya ndi kukwereka hejuru, urahakora. Tugiye kubanza dufate ino application dushyiremo account tumaze gufungura. Niba tumaze gufungura account tudownloadinze ino application, no ikindi kintu tugiye gukurikizaho ni ugukora login muri ino application. Ibi ngibi biroroshye. Uhita ushyiramo username tumaze gukoresha mu kanya dufungura account, ushyiremo na password yawe. Noneho uhita ukora ahangaha login. Nukora login hari akandi kantu gusaba ko gushyiramo code kuko barahita bakohereza code nanone kuri email yawe uyishyiremo kugira ngo bamenye koko niba account yawe ifite umutekano. Ikintu tugiye gukora nanone tugiye kujya muri phone yacu. Tugiye kujya muri phone, tujye muri Gmail, woherejemo code. Iyo code nayo tugiye kuyisangamo. Igihe utabonye code ushobora gukora refresh idasize ako kanya kugira ngo uhite ubona code. Reka dukore refresh. Murabona ko code bayohereje. Iyo code ni ino ya mbere handitse ngo FMC Pay, ino SMS. Urahita ukora ahangaha ufate ino code uyikopiye, ukore copy maze ugende uyishyire muri application. Numara kubikora rero barahita bagusaba gukora verified. Murabona ko account iri unverified. Ikintu ukora ni ukuzamuka n'ubundi hejuru hariya nkweretse, ugahita ukora kuri profile ahangaha kugira ngo tuverifyinge account.
wibuke neza amafaranga ntago bayaguha ahangaha atari hazaho akajambo ngo verified, ni ukuvuga ko batarakuverifyinga. Ndetse abantu benshi bagiye bakora account gusa nanone bagasanga iri unverified. Urakora hariya maze bakubwira uti shyiramo personal verification, uhitemo government, ahangaha hambere government ID, ugiye gushyiramo igihugu, uhitemo Rwanda muri nationality, noneho bagusaba gushyiramo amazina, ushyiramo amazina yawe. Ahangaha ushyiramo amazina ari ku ndangamuntu yawe, kuko n'ubundi indangamuntu nayo baradusaba kwishyiramo kugira ngo account yacu ibe verified. Ahangaha ugiye gushyiramo imyirondoro yawe, noneho niba bagusaba gushyiramo itariki y'amavuko nayo uyishyiremo, bagusaba gushyiramo umujyi ushyiremo Kigali, cyangwa se nushake ushyiremo umujyi uri ku ndangamuntu yawe, akarere, maze nibakubwira uti shyiramo expire date, ushyiremo itariki ushaka, byibuze ushyiremo 2030, bagusaba gushyiramo nimero y'irangamuntu nayo tuyishyiremo. Uraza gushyira ibintu biri ku ndangamuntu yawe. Ino myirondoro numara kuyishyiramo bahita bakubwira uti ufotore indangamuntu yawe. Ahangaha tugiye gufotora indangamuntu, ufotora neza ku buryo kamera bigaragara neza, ni ukuvuga ngo ukoresha phone igaragara neza, ugafotora imbere ndetse bakagusaba no gufotora inyuma, ugakora continue. Ahangaha none tugiye kujya bagiye kudusaba gushyiramo kwifotora selfie, agaselfie gatoya, isura, akora continue, ujye aho bagusaba gushyiramo selfie, ni ukwifotora selfie, kandi ukoresha kamera ifotora neza. Ndetse niyo mpamvu abantu benshi account zabo zitari verified. Niba warakoze account gusa utari verified, ushobora kongera kugerageza nanone. Iyo byanze uhita ubandikira kuri support, urabandikira ujya kuri website ugasacingamo ukabandikira. Murabona ko batubwita ngo waiting for review, bagiye kureba niba imyirondoro tubahaye ariyo, maze bahita bakugira verified. Iyo umaze kuba verified nibwo baguha ariya mafaranga. Okay, nyuma yo gutegereza amasaha 8, nongeye gusubira kuri FMC Pay kugira ngo ndebe koko niba noneho account yanjye yaba yabaye verified. Abungu hashize amasaha 8, reka nsubire kuri FMC Pay, biri kwanga, reka nongeye ngerageze. Subire kuri application FMC Pay, ngiye kureba ko account yanjye yabaye verified. Murabona ko account yabaye verified. Yawe niba ugarutse ugasanga wenda itari verified, ushobora kongera ukagerageza cyangwa se ukabandikira kuri support. Gusa nyine iyo ugerageje bihita bikunda. Murabona ko none ngewe hariho amafaranga amadolari 9.9 ngewe nayo natumiye abantu, niyo mpamvu ano mafaranga ariho. Murabona ko amafaranga ariyo, we ushobora gusanga hariho $1.4. Mwibutse ko ushaka nawe kugira ngo ugire amafaranga menshi, ushobora kujya muri referral, ugafata referral code yawe ugatumira abantu, cyangwa se ugategereza amafaranga yawe akaziyongera akagira $10, kuko $10 niyo ubikuza maze ukaba wabikuza. Ikindi kandi ushobora no gushyiraho andi mafaranga make kugira ngo $10 uyuzuze ube wabikuza. Nakoze video mbere ku kuntu wabikuza, ndaza kwisiga muri description video igaragaza ukuntu wabikuza kuri FMC Pay. Ku muntu utabizi yayikurikiza maze amafaranga akamugeraho kuri mobile money. Rero niba ushaka gukora account ikaba verified, ukoreshe kamera nziza, kandi nusanga nanone itara verified wongere nanone ugerageze. Kandi imyirondoro utanze ize kuba ihuye n'imyirondoro iri ku ndangamuntu neza, ku buryo nibareba babona ko ari wowe ukoze account. Ufite ikibazo ushobora kwandika muri comment, ako kanya duhita tugusubiza.